Ndabasuje mwese bakunzi ba channel Ubumuntu 7 TV aho mugiye muri hose hatandukanye, tubashimira ubucuti bwiza mukomeje kutugaragariza ko muturi hafi mutenga mu bitugu. Ubumuntu 7 TV rarushaho kubifuriza umugisha w'Imana ndetse n'amahirwe mu mikorere yanyu ya buri munsi. Turashimira cyane abantu bamaze gukanda kuri subscribe, bagakanda no kuma like, bakaba bajya muri comment bakadusangiza inama n'ibitekerezo, bakibuka no gusharinga inshuti n'abavandimwe. Muraba agaciro cyane kandi ibitekerezo byanyu turabikunda. Nibutsa nawe utarageraho kanda ko wakanda muri iryo bara ry'umutuku ryanditsemo subscribe, ugakanda no kuri like, ukamanuka hepfo muri comment ukaduha inama, inyunganizi cyangwa igitekerezo runaka, icyo wumva twazaganiraho ubutaha. Turi hano kukumva kandi uzirikane neza ko igitekerezo wanditse hari ushobora kuza akagisoma kikamugirira akamaro. Biba byiza cyane rero gusigara icyo wanditse muri comment, ukibuka no gukanda ku kazogera, ukanasharinga inshuti n'abavandimwe. Amazina yo muri kumwe ni Malayika Kevin. Tugiye kuganira ku ijambo kugwa neza. Kugwa neza ni ubupfura, urukundo, umutima w'impuhwe ndetse no gufasha. Kugwa neza ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko tugenda turushaho kuba twahunga, kandi icyo kiba kiza kidusanga aho kiri kugenda kiburira no mu miryango yacu. Ugasanga umubyeyi ageze mu gihe cyo kwibaruka, asanze umwana yibarutse hari ibice bimwe na bimwe asa nk'aho atari kubona neza, ingingo zimwe na zimwe adafite, cyangwa uko yakwifuje kumubona nk'uko abandi bantu bose bavuka atari kamusanze. Ugasanga atangiye kumwanga akiri muto, arinze akura, aho agera mu myaka y'ubukure avuga ko atari uwe, ari uwarera, ari uwo muri famiye. Ugasanga umwana avutse ku mubyeyi ufite ubumuga runaka, ufite ikibazo runaka, ageze mu gukura kwe hahandi atangiye kugira inshuti nyinshi, atangiye gusurwa, atangiye kuba mukuru, nyine afite izindi nshingano runaka, usanga ari kwihakana umubyeyi we. Ubwo urumva aho ikibazo kiri gituruka mu miryango, niho kigenda gishibukira hirya hino, tugenda tugisangiza abandi. Atari ko byakagombye, ahubwo ari ikintu kitagakwiye kuba cyaturanga, kuko burya amahoro, ibyishimo, umutima w'impuhwe, ubugwaneza bwose dukwiye kubanziriza ku bacu tubana mu buzima bwa buri munsi. Ko burya nubona wa wundi mubana nta kintu wamufashije, cyangwa waduha inshingano zawe, wa wundi ukwiye kubungabunga, wa wundi ukwiye guhagararaho mu gihe abandi bari kumusebya, ukabona nawe ufatanyije na babandi kumuha, ujye umenya ko nta rukundo wifitemo, umutima wifitemo ari umutima mubi, kandi uzirikana neza ko icyo utanze nawe ari cyo uhabwa kenshi. Bisigaye bigenda birushaho gufata indi ntera, aho usanga umuntu yizeye inshuti ye babana mu buzima bwa buri munsi, ahuye n'ikibazo runaka, urugero cy'inzara, azi ku nshuti y'igihe bafatira ifunguro, agiye kubasura, ako kanya niyo yasanga bari kurya, ugasanga ari kuvuga wavutse mu nzara, wihangana usanze tubimaze, wenda nibwo bagitangira, ntatinyutse no kumuzanira isahane ngo amuheho ku byo ari kurya, cyangwa azane ikiyiko avuge ati nawe koramo reka, ahubwo ugasanga ari no kuvuga ngo muterure mujyane mugire gute. Ugasanga mugenzi we isura yamufatiragamo siyo we amweretse, nyamara agiye azi ko ari bumusanganire neza, ari bumugaragariza umutima w'urukundo, basangire nk'abantu bakuru. Bagakwiye gutekereza cyangwa urungano runaka igihe uwo muntu aziyemo, niba abizi neza ko ari icyo gihe mufatira amafunguro, ko icyo wamusubiza inyuma ashobora kuba ari mu kibazo gikomeye, kandi ari wowe yari yize nk'inshuti iri mubera igisubizo. Kuko nubwo habaho ibintu byo kuvuga ngo navunitse, nagize gute, buriya nta kintu kibaho kitakuvuna, bisaba umutima wo kwitanga no guca bugufi. Kandi burya uzirikana neza ko uko ufasha undi muntu, nawe uba wizigamiye ejo hari uzagufasha utazi mu kindi kintu runaka. Byagakwiye ko tugira umutima wo gufasha n'impuhwe kurusha ibindi byose.
aho uzi neza ko ku muturanyi wawe cyangwa ahantu runaka bari mu kibazo cy'inzara, ni umuryango, urabizi ufite abana bato, muri ako kanya bafite ikibazo cy'uko nta mikorere yabo itari kugenda, bari kuburara ndetse bakabwirirwa. Uzi neza ko ufite nk'umufuka w'umuceri se, ufite ibijumba byuzuye umurima wowe utakeneye cyane, ufite ibintu runaka wabitse, urarya uramena, ntushobora no guhaho bike wa wundi ngo utume aramuka n'amajoro abiri cyangwa ijoro rimwe, ubatungure bereke urukundo nyine bo batatekerezaga, n'uwo mugisha uwukorere. Ese bya bindi umena cyangwa kwa kubirengagiza, uzi neza ko ushobora gutuma umwana we ashobora kuba yaseka umunsi umwe, uzi ko birirwa mu marira kubera inzara, ubikoze hari icyo byagutwara, bikurura ibyishimo, uba wumva unezerewe kubona hari abantu utumye baseka mu gihe usanze bababaye. Ariko ugasanga niba mwaragiranye ikibazo runaka, mwarasekuraniye, kuki uracyafite yanzika, nishaka ibice bihorere, kuki badakora? Ujye uzirikana neza ko hari igihe umuntu mukuru ashaka akabura, aba ari mu gahe k'ibibazo runaka, ikintu cyose akoze kikanga, yatera intambwe bikanga, icyo gihe kijya kibaho kuri buri muntu, aho agerageza ibintu bimwe na bimwe yifuzaga akaba ntabwo biri kugenda nk'uko abyifuza. Ariko burya inzara iraryana, mujye mwirinda kuba wakwicisha undi muntu inzara, uzi neza ko wari ufite icyo mwagakwiye gusangira. Ni wo mutima w'urukundo nyakuri, ntabwo umutima ari ukwikunda cyangwa wumve ko kuba bari barenzeho cyane baburara, ubona bakureba abari kugusaba ukabangira ari ryo shema. Ntabwo ari ryo shema, ahubwo ni umutima mubi uba uri kurema, ndetse na wa mwana runaka uzabona aje kurya ukavuga ati umwana mumusohore mumusubize iwabo, bagiye baguma iwabo. Hari ikintu uri kumuremamo, ejo uzaba uri gusaza, we ari gukura, ntabwo uzi aho azagufashiriza cyangwa agafasha uwawe. Iyo nyiturano uko byagenda kose, ibe nziza ibe mbi, izakugarukira. Biba byiza cyane rero gushaka ko wagira ingaruka nziza ku bintu runaka kurusha uko wakora ikintu kibi uzi ko kizagukururira ikibi cyangwa kikaba ku wawe. Uzi ko iyo ufite umutima w'ubugwaneza ushobora guhura n'umuntu mu nzira yaguye mu byondo, yiyanduje mu buryo runaka, ushobora kumufasha n'umutima ubyishimiye, utinuba, utamureba ikijisho, ukamurimamo undi mutima runaka, wibwira ko icyo kintu umuremyemo ejo nawe nahura n'undi wabaye nk'uko wamutabaye ameze azamusiga. Naho dukwiye gufatanya tugakomezanya, tugasangira urukundo, ubupfura, bikarushaho kuzamuka muri ubwo buryo. Nta handi umuntu yanduza undi ikintu cyiza, nukimukorera nawe ejo azagikorera undi, kandi uwo wundi agikoreye ntawamenya isano mufitanye. Ni byiza rero, kandi umutima w'ubugwaneza utuma urushaho kugira ibyishimo. Siko niyo umuntu yakoreye ikintu kibi gute, wa mutima wifitemo urababara, ntawishimira ikibi, wirinda ko indi nshuro cyagaruka ngo kinakubabaze kwakoze icyakubabaje. Ariko iyo ufite uwo mutima bigushiramo vuba, umwumva vuba, birarangira. N'iyo tagusaba imbabazi mu masaha make biba byashize, cyangwa nyuma y'undi munsi biba byashize, ugakomeza ugakibaza uriya muntu ni muntu ki, nawe basigaye akenshi bahita bakuvuga ngo uri indyarya, uri iki, kandi muri wowe wifitiye amahoro, umudendezo, uhora ushishe, uhora ufite akanyamuneza, uhora wisekera, ibintu byose imbere yawe uba ubona ko ubifata nk'ubuzima busanzwe. Wowe ujye uharanira gukora icyiza, kubera yuko icyo nta ngaruka mbi kigira, kiguha n'amahoro. Ariko ikibi burya niyo watuza gute wakoze ikibi, kirakurya mu mutima. Rero ubugwaneza ni ikintu gikomeye cyane, gishobora kugukururira amahoro n'ibyishimo mu muryango mu buryo bwihuse. Niba hari undi mutima wari wiyiziho, uziho umushiha, kuvuga nabi, inzika z'ibintu nyine ubitse muri wowe, ukabyitura ba runaka, ugahura n'umuntu mu nzira, reka sinamuvugisha kubera iki n'iki, gerageza ubimare muri wowe, ubihanagure. Nujya umubona
umubonemo nk'undi muntu usanzwe udafite n'icyo atwaye kuri wowe. Ibyo bintu bizakura amahoro vuba vuba, kandi iyo ugize amahoro ukishima ubisangiza n'abo muri kumwe. Nitujya tuvuga ngo mu muryango, wowe utaragira umuryango uvuga ngo njye ndi ingaragu, ibi ntabwo bindeba, birakureba cyane kuko umuryango urawufite, wa wundi ubayemo urerewemo niwe muryango wawe. Nubasha kubana na babandi neza, ujye umenya ko na wa muryango wawe uzabasha kubana neza, kandi ugasigasira bwa buntu bwawo bukwiye nyabwo, urukundo, ibyishimo, ukumva neza ko ibyishimo byabo nyabyo ari wowe bishamikiyeho. Bizagufasha cyane, wa mutima w'ubugwaneza uzagushoboza kuba wagera ku byifuzo byabo by'umunezero ugomba kuba wabaha. Ntugomba kurebera kuri bwa bugome inshuti zawe wizeraga zigukorera ngo uvuge ngo nutiga kubaho nkabo ntago ibintu byari kugenda neza, ntago wagera ahantu heza, kubera ko ibyo ugenda ubona bikubaho bigutungura. Oya, baho nk'uko ugomba kubaho, kuko niwiga kubaho nk'ababandi bizagukurura ibyago utagakwiye kubona. Wowe haranira ibyishimo byawe ndetse n'abawe n'abakugana bagomba kubona, naho ibindi byose Imana niyo igena igeno ryawe nyaryo. Ndabashimira cyane 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 mwese twabanye muri kino kiganiro Umuntu 7 TV. Turabakunda cyane, mwibutsa gukanda subscribe, like, ukajya no muri komenti ukadusangiza ukatubwira uko ubyumva cyangwa icyo wumva ubutaha twazaganiraho, ukibuka no gukanda kukazogera kugira ngo nitwohereza video uzahite ubasha kubimenya, uzanasharinge inshuti n'abavandimwe. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.